Bakunzi b'urubanza Indonke tubanje mbere na mbere kubasuhuza twifuriza ibihe byiza aho muherereye hose. Abakurikira ibiganiro byacu bari mu Rwanda, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu duhana imbibi, abari ku mugabane wa Afurika, abari no ku yindi migabane itandukanye, turabasuhuje. Mugire amahoro y'Imana, mugire ibyishimo, kandi abababaye namwe abagize ibyago mwihangane, isi niko tuyibayemo. Uyu munsi ikiganiro cyacu cyerekeye ku dushya tubona muri dosiye ya Honorable BAMPORIKI ufungiwe mu rugo, niko bivugwa, akaba akoresha interinete, telefone, yandika na Twitter. Ni ibintu bitari bisanzwe mu Rwanda. Rero muri iyi minsi amakuru ari kuri top, kuko muri kubyumva ni amakuru yerekeye ifungirwa mu rugo rya Honorable BAMPORIKI, ko cyayemereye cyo kwakira Indonke. Hakaba hari n'andi makuru yerekeye itabwa muri yombi rya Miss Rwanda 2017 Iradukunda Elisa n'irya Prince Kid, umusore muzi wakundaga kuorganiza amarushanwa ya Miss Rwanda. Muri ikiganiro ntabwo aba bantu bose tubavugaho. Ikiganiro cyacu kiribanda kuri Honorable BAMPORIKI Edouard. Abandi turabagarukaho mu bindi biganiro byacu. Utudushya muri dosiye ya BAMPORIKI Edouard notuye. Mu by'ukuri muri dosiye ya BAMPORIKI Edouard ni dosiye irimo udushya gusa, haba mu buzima busanzwe, haba no ku rwego rw'amategeko. Udushya muri dosiye turarebera, turagerageza gufata ingero 3 z'ingenzi. Reka tubanze turebe uburyo kwanza bene mbere, uburyo umuntu wafatiwe mu cyuho akurikiranwa. Ubusanzwe umuntu wafatiwe mu cyuho cyangwa usa n'ugifatiwemo ni abantu baba bafatanywe igihanga cyangwa baguye igitumo bari mu cyaha. Uburyo bakurikiranwa rero mu nkiko butandukanye n'uburyo bukoreshwa ku bantu batafatiwe mu cyuho. Mbese nk'uko Prince Kid yafashwe akurikiranwaho gusambanya abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda. Mu gihe utafatiwe mu cyuho bisaba ko hakorwa ubucukumbuzi ku byerekeye cyane cyane iperereza, kugira ngo hakusanywe ibimenyetso byemeza ko yakoze koko icyaha. Uwafatiwe mu cyuho nta bucukumbuzi bisaba, kuko abafashwe akora icyaha cyangwa afatanywe igihanga, kuko byagendekeye Honorable BAMPORIKI. Ufashwe akora icyaha, twafata nk'urugero rw'umuntu ufashwe ari gusambanya mu mineri, umwana mu mineri, agafatirwa aho ngaho arimo kumusambanya, agafatirwa agacakirwa aho ngaho mu cyuho akora icyo cyaha. Ufashwe ufatanywe igihanga, niriye Ndonke nyine umuntu afatanywe y'amaribo, y'amafaranga y'amaribo, bavuga ari nyine aba yafoto afite ibimenyetso, ugasanga baje kuba yamufatanye, bije no kugaragara ko yari hari source y'amakuru ko yakaga Indonke. Usibye ko nanone bitewe bashobora no kumufatana amafaranga atanafotowe, nabyo birashoboka, ariko icyo afatanywe uwo mwanya cyane cyane we nta nubwo twajya no kwirirwa tumutinda, ko nawe ubwo yemera ko yakoze icyaha cyo kwaka Indonke. Turaza gusanga rero iyi minsi dosiye imara ikorwa, ntabwo kuri wa wundi utafatiwe mu cyuho, ntabwo ari iyo minsi dosiye imara ku muntu wafatiwe mu cyuho. Umuntu wafatiwe mu cyuho, RIB ifite iminsi 3 yo gukora dosiye ikayishyikiriza ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bufite iminsi 5 itarengwa bukamuregera urukiko.
ndetse urukiko rugahita ruca urubanza mu gihe kitarengeje iminsi 15. Ubusanzwe kwakira indonke ni icyaha cy'ubugome giteganywa kandi gihanishwa ingingo z'itegeko nimero 54 agakoni 2018 ryo kwa 13 z'ukwezi kwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa. Iri tegeko riteganya ko kwakira cyangwa gutanga indonke bihanishwa igihano cy'igifungo kirenze imyaka 5 kugera ku myaka 12 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kiyikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza ku 10 z'agaciro k'indonke bitewe n'uwakoze icyaha n'uburyo cyakozwemo. Navuga ngo ibihano bigenda bitangwa ntabwo kwagiye muri detail ya buri ngingo, kuko ibihano bigenda bitangwa bitewe n'uwakoze icyaha ndetse n'uburyo cyaha cyakozwemo, urwego ibyemezo afata, urwego arimo. Ibyo nibyo byose bigiye bisobanutse muri iri tegeko. Icyo twarebye gusa ni igihano kiri hasi n'igihano kiri hejuru. Gusa nubwo ibi bihano ugereranyije ntabwo ari bikeya, burya gufunga imyaka kuva kuri 5, imyaka irenze 5 kugera kuri 12 ntabwo ari mike. Ikintu tubona ngaha bagize ifiseye ni hazabu y'amafaranga bakuba inshuro z'ayatswe z'indonke yatswe kava ku nshuro 3 kugera ku nshuro 10. Mu by'ukuri tubona izi nshuro zikwiriye kwikuba zikaba nyinshi, zikarenga 10, kuko umuntu urya ruswa ntekereza ko atabikoze rimwe, abarabigize akamenyero, ahubwo ni ya minsi y'igisambo 40. Urumva ari inshuro 40 umuntu wagiye urya ruswa kugera igihe afatwa akajya hariya akagaramata ngiye mfite miliyari, ngiye mfite ibinebi, yirirwa yiyemera mu bantu gusa kandi ari ruswa yirirwa yakira. Byakabaye byiza ko aya mafaranga yikuba, yazabu yikuba inshuro nyinshi kugira ngo binakore muri ya yandi yagiye yaka mbere. Kuko rero twari tumaze kwibona hejuru, agashya ka mbere kuri Honorable BAMPORIKI Edouard ni uburyo atahise akurikiranwa mu nkiko kuko bisanzwe bigenda ku bandi. Ubusanzwe ingingo ya 65 y'itegeko nimero 027 agakoni 2019 ryo kwa 19 z'ukwezi kwa 9 2019 byerekeye imiburanishize z'imanza z'inshinjabyaha, yumvikanisha ko umugenzacyaha ushyikirijwe ufatiye mu cyuho cyangwa usa n'ugifatiwemo ategetswe mu gihe cy'amasaha 72 kuba yarangije kumukorera dosiye akayishyikiriza umushinjacyaha ubifitiye ububasha. Uyu nawe mu gihe kitarenze iminsi 5 kandi adashobora kongerwa akaba yafatiye umwanzuro iyo dosiye. Bivuga ko dosiye wafatiwe mu cyuho aba ari dosiye yihutirwa, ni dosiye idakwiye kurangira mu bugenzacyaha cyangwa mu bushinjacyaha ukurikije uko itegeko ribiteganya. Hari uwavuga ngo kutagenzerezwa kimwe n'abandi byaturutse ku budahangarwa, immunité Honorable BAMPORIKI yari afite. Ibi ntabwo ari byo, ubwo amategeko ntabwo ariko bimeze, kuko kabone nubwo batari kuba bamukuye muri ya mwanya akiri ministre, ariko muri bwa ministre bakamufatira mu cyo akora icyaha, birumvikana ko umuntu ufite ubudahangarwa ashobora kudakurikiranwa. Ariko noneho mu rwego rw'amategeko irenga yobora rihari, donc exception ihari ikuraho ubudahangarwa ni ku muntu ufatiye mu cyo akora icyaha. Tugiye ndetse nene ububasha bwahawe abaturage mu kuba umuturage umufashe yahita amushyikiriza umugenzacyaha uri hafi agakurikiranwa. Iri rengabora rero rihita rikuraho bwa budahangarwa. Ndavuga ngo BAMPORIKI agomba guha umwanya
guhita agashyikirizwa ubugenzacyaha muri ya minsi 3, bugakora dosiye igashyikirizwa ubushinjacyaha, iminsi 8 ntabwo irarangira bukaba bwamuregera urukiko. Aha byumvikana neza, ntabwo kutamukurikirana cyangwa nta bundi budahangarwa bundi, ko niyo bwaba buhari ufatiye mu cyuho akora icyaha, n'irengayobora rihari rikuraho bwa budahangarwa. Ahubwo icyo gihe noneho muri rwa rwego rumushinzwe cyangwa handi wa mwanya yari arimo, bamaze kumva ibyamubayeho cyangwa amadega yakoze, bahita bamukuraho icyizere nyine, n'ubundi bikita birangira ibyo yagombwaga na rwa rwego cyangwa umwanya yari arimo ukaba umwanya vaka washyirwamo undi uwo ari we wese. Agashya ka kabiri rero kuri Honorable BAMPORIKI Edouard, ni uburyo yakomeje gufunganwa telefone akoresha internet, yohereza Twitter, kandi tuzi ko telefone ari kimwe mu bikoresho bishobora gukoreshwa mu gusibanganya ibimenyetso, ku buryo haba ku byitso bye n'abafatanyacyaha be, cyane kuko byagiye bigaragara ruswa uko itangwa n'ukuntu isabwa. Telefone ni igikoresho kibigiramo uruhare runini. Ntabwo rero numva ukuntu yari guhabwa access kuri telefone kandi harimo utudiru n'abantu bagiye bakorana, bavuga bagiye bakorana, ndetse n'uwo bafatanywe nawe, ishobora kuba yamufasha gusibanganya ibimenyetso, no kuba yagerageza gushaka uburyo n'abandi bakurikiranwa muri iriya dosiye bagenda bisha cyangwa basibanganya ibimenyetso byatuma bakurikirana. Ubusanzwe gufungirwa mu rugo umuntu afungishijwe ijisho, ko babivuga, ntabwo byagakwiriye kuba ibintu bya danger mu gihe dosiye y'umuntu igikorwa. Ko twabonye ko ari kimwe mu bintu bishobora kurinda gufunga umwere afungiwe ubusa. Nubwo umuntu hari uburenganzira wabujijwe, ariko nanone ntabwo ameze nk'umuntu waba ufungiwe muri kasho ya polisi cyangwa muri gereza. Biba bitandukanye. Hari uwamusura yamubona, hari igikoma gitetse neza yakibona, hari n'akaboga yakabona kanywa, ntonge nta kintu n'agakoko yagatumiza cyangwa bakakamwokeza mu rugo akarya, nta kibazo afite cyane, nta kibazo afite nk'umuntu ufungiye muri kasho ya polisi cyangwa ya gereza. Ariko nanone bikaza kuba bitanga umusaruro kuri wa muntu, byaza kugaragara ko yafashwe n'urwego, bikaza kugaragara ko atagakwiriye gukurikiranwa, yabayeho mu buzima bubi, yabayeho muri condition zitamubereye. Ikindi nanone ni umuti ushobora gutuma kurinda ubucike mu magereza. Abantu ntibabarundanye ari muri za kaco za RIB, ngusange abantu bagerekeranye muri gereza, abantu baragerekeranye. Naho ni umuti watuma abantu bagira hirindwa ubucucike, haba muri za kasho no mu magereza. Ikindi nanone ni ikintu gishobora gutuma igihugu gikoresha umutungo mukeya. Kuba umuntu yari mu rugo abatunzwe n'umuryango we, abarya ku biryo biri mu rugo, ntabwo abatunzwe na leta. Mu gihe yari muri kasho, yari muri gereza, abatunzwe na leta, ari ibiryo, ari amazi, ibyo byose ni consommation mu mibare y'amafaranga wa muntu bimutakaraho, kandi agakwiriye kuba ari mu rugo iwe, ibyo agatungwa n'abiwe. Aha rero twizere ko n'ubundi n'abandi ariko bazajya bagenzerezwa, umuntu agakurikiranwa ari mu rugo iwe. Usibye ko urikije ko ibintu uko abantu bari kugenda bafatwa agafungwa, yaba uriya Miss Rwanda, yaba Prince Kid, yaba na noteri, kuri BAMPORIKI wagira rwose ngo niyatombora
bitaga Erikavi. Agashya ka gatatu rero ni uburyo bujyanye n'ibihano honorable Bamporiki bivugwa yahabwa. Ko nkurikije Twitter ya nyakubahwa perezida wa repubulika yamusubije ubwo yamwandikiraga Twitter, yawe ati imbabazi ni byiza kuyisaba ariko se ariko no guhanwa nabyo ni byiza. Ese azabihabwa nande cyangwa n'uruhe rwego? Aho reka tubihanga amaso, kuko iminsi 8 ntabwo yarangira. Yafashwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 2022. Byumvikane ko iminsi 3 uteranyije iminsi 5 ni iminsi 8, izarangira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 5 2022. Nubwo tuzamenya ko procedure y'uburyo umuntu agomba kuba yashyikirijwe urukiko. Uzango icyaha cyo kwakira ruswa ni icyaha kimunga ubukungu bw'igihugu. Ku muyobozi ni kizira mu maso ya nyakubahwa perezida wa repubulika. Yabivuze kenshi, ni icyaha gitesha agaciro isura y'igihugu, gituma ubuyobozi n'inzego z'ubuyobozi bitakarizwa icyizere haba ku banyarwanda no ku banyamahanga. Murabizi abayobozi benshi barafunzwe bazira iki cyaha, baba abacamanza, abanditsi b'inkiko, abapolisi, abashinjacyaha, mu nzego zose, baba ba gitifu, baba mu nzego zose, nta rwego na rumwe rudafite umuntu ufungiye icyaha cya ruswa. Ku bwanjye mbona honorable Bamporiki adahanwe, adakurikiranywe, byatanga icyo gikomeye ku bandi bayobozi n'abafata ibyemezo bajya bumva kurya ruswa, Dore kwakira Indonke ari uburenganzira bwabo. Reka ikiganiro tugisubikira. Inkuru za dosiye ya honorable Bamporiki tuzakomeza kuzibagezaho no kuzikurikirana. Bitawuje ariko ko hari agashya nawe ubona muri dosiye ye, wakandika muri comment bagasangiza abandi, cyangwa ukaduhamagara kuri telefoni 0788 683 cyangwa kuri 07 80 40 40. Ushobora no kutwandikira email kuri kesyango@gmail.com cyangwa kuri kurubanzarimwe@gmail.com. Turabashimira mwe mumaze gukora subscribe cyangwa sabone. Naho utarabikora dutera inkunga ubikore. Kore subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye dusangira ibitekerezo kandi binagufashe kujya ubona mu wa mbere ibiganiro byacu. Kora share usangiza abandi ikiganiro, kora like mu gihe unyuzwe n'ibikubiye mu kiganiro, kora dislike mu gihe ibikubiye muri ikiganiro bitakunyuze, tanga comment ugire nawe ibitekerezo ushobora gusangiza abandi biciye muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ibiganiro byacu ni ibiganiro dukora bishingiye ku mategeko kandi bitarimo gutatona, gushidikanya. Ari kumwe n'umukunzi wanyu, inshuti yanyu, umuvandimwe wanyu, Maître Jean. Ciao.